Yes, ese ni iki gitera ingo z'ikigiye gutandukana? Ubundi mu gihe cya kera wasangaga umugabo washakanye n'umugore bakamarira imyaka myinshi cyane ntibatandukane, ariko kandi muri kiriya gihe wasangaga nta mbuga nkoranyambaga zibaho n'iterambere riri hasi, ugasanga umugabo umwe afite abagore wenda nka batanu, hari n'ababagiraga 10 byaterwaga n'ubushobozi, ariko ugasanga n'ubundi ngo zabo zikomeza ziramba. Ariko muri iki gihe aho tubona ahubwo iterambere riri ku rwego ruri hejuru, aho usanga umugabo atunze afite amafaranga utanayagereranya n'ay'abakera ukuntu babaga batunze, ahubwo ugasanga kuri ubu nibwo divorce ari nyinshi cyane mu ngo. Uyu munsi ndagira ngo turebe ibintu 10 biri gutuma ingo z'ubu ngubu zitabasha kurambana. Ugasanga wenda uko urugo umuntu ashatse urugo muri uyu umwaka ukurikira urwo rugo bararusenya, ugasanga n'abarubayemo babayemo nabi. Ari naho n'uyu mugani bavuga ngo ugasanga abantu baravuga ngo zirara zishya. Niyo mpamvu ngira ngo noneho turebe ubundi niye mpamvu iri gutuma iyi muri kino gihe ingo zitandukana, ingo zisenyuka, mbese na kubana kw'abantu n'abandi bikaba bigoranye. Impamvu ya mbere buriya ni ukutabwizanya ukuri. Mu bushakashatsi bwakozwe ngo buriya kutabwizanya ukuri bituma ingo zitandukana. Umugabo araza wenda yavuye ku kazi arananiwe, ararushye, umugore agatangira ati wavuye he ko mbona narimo ndakubona wari uri mu biki, agatangira kumukekera ko yari yagiye gusambana. Umugabo yamubwiza ukuri, uko kuri umugore nakwemere, akavuga ati wenda umugore akavuga ati uyu mugore arimo arambeshya. Umugore ajya mu kazi yataha, yabwira umugabo ahavuye, umugabo ntabyemere. Ugasanga ibyo ngibyo kandi buriya ngo ahantu aho ukuri kwatangiye kubura mu ngo buriya ngo aba ari ryo tangiriro ryo kugira ngo urwo rugo, nimba urugo rwatangiye kubura ukuri, umugabo akaba ari byo atsimba umuntu, umugore akaba ari byo atsimba umugabo we, umugabo akaba ari byo atsimba umugore, ngo buriya aba ari itandukaniro ryo rigaragaza ko urwo rugo rugiye gubuka. Umugore araza akaza mu rugo, yagera muri urwo rugo agasanga yarasanzwe yifitiye shiriwe bakundanaga, bamara kugera mu rugo n'ubundi uwo mugore ntatandukane n'uwo muhungu bakundanaga, cyangwa umugabo ntatandukane n'uwo mukobwa babanaga. Ndetse noneho bagatangira gushaka ibinyoma, nagiye mu kazi, sheri nagiye muri misiyo, ejo bundi nzagaruka. Ugasanga nyine namwe murabyumva, ugasanga nyine nimba ukuri kwatangiye kubura, ubwo urumva nawe kuri urwo rugo nta kuramba kwarwo ntabwo biba biri hafi aho ngaho. Icya kabiri birango ni ubukungu buke. Mu bushakashatsi bwakozwe ngo hasanzwe ijambo ubukungu buke, kuba mu rugo nta mafaranga mufite, buriya ngo nacyo ni kimwe mu bintu bituma gusenyuka kw'ingo by'iki gihe byihutishwa cyangwa se byiyongera umuvuduko. Buriya iyo umukobwa cyangwa se umukobwa arashaka umusore, akamubona mu muhanda yambaye neza, akavuga ati niwe musore mbona tuzabana, akagenda azi ko uwo musore ari umukire agendeye ku mafaranga yambaye. Cyangwa se umusore akareba umukobwa, akabona umukobwa uburyo ateye, famiye aturukamo, akavuga ati uyu mukobwa niwe tuzabana. Sasa wa musore ushatse wa mukobwa, kubera ko azi ukuntu waba ari abakire, bika iwabo bitangire kuko buriya wabyemera utabyemera, nuramuka ugiye ukagera mu rugo, niyo waba waravuye iwanyu muri abakire kwa mama wawe, nimba uri umukobwa nugera mu rugo ntabwo bwa bukungu bwa mama wawe buzazi iwanyu. Wa musore mwabanye ukurikira ubona yuko yari yambaye neza, ukavuga ati uyu musore ni ingagari, ubwo tayari nimumara kugera mu rugo ukabona bwa bugagare bwa bukire ntabwo buri kuboneka, uzatangira gushakisha uburyo bwo niho utangira kumva ko umukobwa arakubwiye iwacu n'ubundi twararyaga, iwacu twabaga dufite amafaranga ntacyo naburaga, akantu kose umugani. Kandi buri iryo jambo wa mukobwa cyangwa wa mugore we ni ijambo ribabaza umugabo we nimba mubana, kumubwira ngo iwacu twararyaga, ni nko kuba utangiye kumwereka yuko noneho aho ngaho utakirya nta kintu ubona. Kandi umugabo wenda yagusatse abibona ko umukunze, ariko none atangiye kubona ko ibyari urukundo bihindutse, ko utangiye kumubonamo ubushobozi buke, utangiye kumubonamo nkaho nta kintu ufite. Ibi nabyo ngo ni ibintu ni ikintu cya kabiri ubushakashatsi bwagaragaje ko gituma ingo zo muri iki gihe zisenyuka. Bwa bukungu, amafaranga nayo, kandi wa mukobwa yaramenyereye ko iwabo barya neza banywa neza, ageze iwanyu utangiye kumuhereza igikoma kitarimo isukari, tayari uwo mukobwa araza kuba ari mu marembera. Nicyo cyagejeje ubundi uzatangira kumva atangira gushaka inzitwazo, tayari divorce ibe yagize ute yabonetse. Ikintu cya gatatu ni ukwinjira mu rukundo nta bushishozi. Buriya ngo kwinjira mu rukundo nta bushishozi ushizemo,
buriya ngo akenshi ngo nacyo urwo rukundo ntabwo ruramba. Ati gute rero? Uragenda ugashaka umukobwa ukamureba ugasanga umukobwa afite amafaranga, ukavuga ati uyu mukobwa tugomba kugira ute ku bana. Wa mukobwa mwagera mu rugo, wenda mwajyaga muhura yisize make-up, yambaye neza akeye, mu gitondo nabyuka agakaraba akoga, uraza guhita utangira kubona ko uwo mukobwa akuze. Kandi wenda mwabanye yarakubwiye ko afite imyaka 40 cyangwa 35, uramubwira ati sheri ntaribi, ariko nyine buri gihe wamuhamagaraga mugiye guhura yazaga iwawe yambaye neza, asa neza, akeye, yisize make-up. Mwarabibonye ejo bundi hari akavideo mperutse kubona ko umwe mu ba influencer hano mu Rwanda rwose bari kumutera make-up, ubona asa neza cyane. Ariko mu buzima busanzwe iyo umubonye wenda bisanzwe ku bantu bagiye bamubona yinjira muri entertainment, wabonaga nyine ko nta kintu mbese adasa nk'uko asa buno. Uwo ariko ubu ngubu kubera make-up, wahuye nawe n'uwo mukobwa afite make-up, arasa neza, arakeye, nimuhura mukaryama mu gitondo mukajya kogana muri dushe, uzabona ko uwo mukobwa ya myaka yakubwiraga koko noneho bya nyabyo ayifite. Iyo iba impamvu yo gutangira gutekereza unashakisha ukuntu uwo mukobwa mwatandukana. Nta kundi bizagenda, uzatangira kumuca inyuma, usange divorce irabaye. Ugakunda umuntu mukinjira mu nkundo nta bushishozi, nacyo ni kimwe mu bintu birimo biratuma habaho divorce nyinshi cyane. Buriya ngo mu manza nyinshi cyane, urubanza rwa mbere ruri mu nkiko ngo ni divorce, urwa kabiri ruza mu nkiko ni ubutaka, ariko divorce niyo number 1, niyo iyoboye. Ibindi byose biza biza inyuma. Tujya ku cya kane, buriya ngo ubusambanyi n'ubucakura. Buriya iyo bavuze ngo ubusambanyi n'ubucakura, umugabo murabana mu rugo aguca inyuma, saa 5 akava mu kazi saa 12 akaguca inyuma, akaza mu rugo, yahagera wamubwiye ati sheri wahindukiye, uwo mugabo ntabwo ari buhindukire. Nadahindukira ejo mu gitondo umugore azatangira gutekereza, uyu mugabo narinzi. Kandi mumenye ko mukundana kuri ubu ngubu ni abantu ngo bakibana batarabanze guhana ngo icyo bita avance. Abakuzi buriya wa mugore mubana, abakuzi uburyo ukunda biriya bintu bya kopo byose babisobanukiwe neza uburyo ubyemeramo. Nabona uraje bwa mbere numwikojeje, bwa kabiri numwikojeje. Umugore nawe aragira gutya yinage hakurya, ahure na wa musheri we bahoze bakundana mbere. Kuko ngo buriya mu bintu biri gusenya ingo bya danje birenze gucana inyuma ku bashakanye. Wa mukobwa, abakobwa benshi cyane baramushaka pe, expired wiwe bahoze bakundana ntibarekane, akagenda bakajya baryamana, yaza wamubwira sheri bimeze bite, akakubwira nshingukaho ndakwiyamye. Ibyo ngibyo rero nta mugabo uzabikora 2 cyangwa 3 cyangwa 4, nta n'umugore uzabikora 3 cyangwa 4. Hari imvugo ivuga ati wacu twaryaga neza, mama yarangaburiraga, wana nari meze neza, aricyo naje nje gushaka hano mu rugo. Icyo rero yaje gushaka mu rugo, wowe uri kujya kugishaka handi, ukajya gusambana, warangiza ukagaruka ukaza nyine ukituriza, ukicara, ukumva nyine ibintu byose ni poweri naribi. Ariko icyo ngicyo nacyo ngo ubusambanyi nabwo ni bimwe mu bintu biri gutuma ingo z'iki gihe azisenyuka. Ikintu cya gatanu bura ngo ni ikoranabuhanga n'imbuga nkoranyambaga. Icyo bundi ngewe uretse ko wenda ubushakashatsi iyo bugiye kuvuga ikintu baba bufite impamvu, ariko ngewe bino bintu nakabaye mbishyira ku mwanya wa mbere. Ndagaruka ku ijambo bita gasobanuye. Buriya ngo agasobanuye ngo ni kimwe mu kintu kiri gutuma abagore batita ku nshingano zabo. Umukobwa cyangwa umugore arabyuka mu gitondo akajya kuri YouTube agasakisha filime wenda Kaswane na Perfect Nyiribisiga, akavuga ati uyu munsi ndaza kwirirwa ndeba agafilime Kaswane na Perfect Nyiribisiga. Yirirwa areba filime, ageze nimugoroba ananirwe. Hanyuma umugabo nanaza, abagore bakunda wenda filime, iyo amaze kureba filime nta kindi akora ahita ajya kuryama, arabyuka ahita ajya kuri filime. Hari n'abagabo benshi cyane ngo babyuka nijoro, akabyuka saa 8 akabaza umugore ati sheri uri mu biki, umugore yibereye mu kuri filime. Umugabo nawe biragenda gutyo, araza agafilime keza Kaswane Perfect Nyiribisiga, reka Kaswane na Bita Great, Kaswane na Saga mwiza, reka noneho kano gafilime reka kano gafilime nkagire gute nkarebe. Umugabo akareba filime, yavuye mu kazi kugira ngo yite ku mugore we, amuhereze keya na keyaresi, amwiteho, ahubwo agatangira akajya muri izo telefone, agatangira kujya ku ma website wenda kuri wayishata.gasobanitimes.com, akavuga ati reka noneho ndebe filime za Kaswane na Perfect Nyiribisiga, Bita Great, Saga mwiza, Gahiza Simba. Muri icyo gihe arimo arareba izo filime, nahe umwanya umugore we, bakaryama. Ku buryo ngo abagabo benshi cyane
n'abagore basigaye bamara nk'ukwezi kose batuzuza inshingano zo mu rugo. ubwo nta kindi kintu, uko bigenda bitinda umwe muri babona ko ari amakosa. iyo yibeshya agashaka kuvuga ko ari amakosa, biba ikibazo, bikarangira nabo bagize gute, batandukanye. Ikoranabuhanga, umuntu arabyuka mu gitondo agasikororinga kuri TikTok kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Instagram, abantu babo kwiyambika ubusa, umuntu ahava akagera, ibye byose bisigaye biba ku mbuga nkoranyambaga. Ukeneye kumenya umuntu ngo ateye ate, ameze ate, arya ate, aryamye ate, nta kindi kiba ni ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo rero nabyo ngo biri gutuma ingo z'iki gihe zisenyuka. Ikibazo cya gatandatu, cyangwa se impamvu ya gatandatu iri gutuma ingo z'igihe zisenyuka, ni ukutaganira no kutahuza mu mitekerereze. Icyo ngicyo murabizi, kutaganira ko ugiye no kuri iki cyambere cyari twari tubanje cyabisobanura. Kutaganira, abantu bibereye ku mbuga nkoranyambaga, abantu bibereye ku mafilme, abantu bibereye kujya gusura ngo abashuti babo ngo batwini, abantu bibereye kujya ku mazi hariya hahiye hari akabari katwitse hafunguye, mureke tunyarukireyo. Ugasanga nyine nta muntu ukibonera undi umwanya ngo babashe kuganira. Kandi ibyo nabyo mu by'ubushakashatsi bwakoze ni ikintu cya gatandatu gituma ingo z'ubungubu zisenyuka. Hanyuma ikindi kintu, iki cyo kiranagoye cyane, cya karindwi, ni icyo bita ngo ni ukudahana umwanya mu rukundo. Kubera iki? Buriya ngo imbuga nkoranyambaga ni kimwe mu kintu cya mbere gituma abashakanye badahana umwanya mu bintu bijyanye n'urukundo, byibuze ngo banaganire. Ibyo ngibyo ntitukivaho, wenda tutavuze ni imbuga nkoranyambaga, dushobora no kuvuga noneho ubusambanyi. Nabwo ni bumwe. Umugabo araza yasambanye, ubwo ntabwo ari buze yikoze uwo mugore, ntabwo ari buze kumuhereza umwanya ngo baganire. Umugore aragenda agasambana hirya ngaho, ibintu by'ubutinganyi byamaze kugera ku rundi rwego. Ugasanga umugore wawe, umukobwa birirwana bari aho ngaho baganira, waje kumusura, ni umutinganyi we. Wowe uraza uzi ngo ni umushuti we, ngo ni twini we, kumbe ni umukobwa baryamana. Wowe ukaba uri aho ngaho wicaye uzi ngo ni abantu b'inshuti nyine, just badafite icyo batwaye, naho kumbe ni abatinganyi, ni abendanyi, niko babyita mu Kinyarwanda, abakobwa baryama n'abakobwa. Umugabo wawe ukagira ngo ni umugabo mwiza, akakubwira ngo nagiye gusura wenda umusore runaka, kumbe wa musore ni umutinganyi mugenzi we. Sare gaburi imiragira ku ndunduro, ni umutinganyi mugenzi we. Hanyuma wowe ukaba wicaye ngo uzi ngo umugabo wanjye yagiyegwa yaserukanye n'inshuti ye, baraza kuza baganire, naho kumbe bagiye gutingana. Nazo ntabwo ari buze kukwiteza. Usange nyine urwo rugo ntabwo rushobora kuramba, kuko nta muntu n'umwe uba yitaye kundi, kubera ko buri umwe ibyo akeneye ababikura ahandi hantu, ntabwo wowe aba akibigukeneyeho. Hano hari ikindi kintu wowe ushobora gutekereza ko atari cyo, kivuga ngo ni imiryango n'inshuti zivanga. Imiryango yacu uri gusanga nayo akenshi iri kugira uruhare mu gutandukana kw'ingo zashakanye. Aho usanga umuryango wawe uza, uriya mukobwa washatse, kare gakobwa ni nyabaki, kameze gate, kare gakobwa kirukane, kare gakobwa ntabwo tugakunda. Kandi nyamara ntabwo aribo bagushakiye, bazanakubakira urugo rwawe, ariko just kubera ko bakubwiye ngo kare gakobwa kirukane, ntabwo tugakunda. Cyane cyane abamama bacu turabakunda bya danje, ariko akenshi ntabwo ari ukubasuzugura, ariko akenshi usanga iyo wubakiye ku bitekerezo bya mama wawe cyangwa papa wawe, wanga umugore washatse, usanga urwo rugo rwanyu n'ubundi nta kintu rugeraho, n'undi birangiye rugize gute, rusenyutse. Kwivanga rero kw'imiryango yacu, kwivanga kw'ingo zacu, kwivanga kwa papa wacu, wa mama wacu mu ingo zacu, usanga kenshi bituma ingo zacu zitaramba. Kandi koko muzabirebe, nta mukobwa ubana na nyirabukwe mu nzu. Akenshi usanga umukobwa areba nyirabukwe akamureba nk'aho yatatswe n'inyamaswa, kandi atari ko byakagenze. Wenda usanga nabyo ni bimwe mu bintu bituma ingo z'ubungubu zisigaye zisenyuka. Ibiyobyabwenge byo nabyo ngo ni kimwe mu bintu. Buriya nituvuga ibiyobyabwenge, mujya mwumva ikintu kimwe, ndabivuze nimuntera amabuye, n'ubundi nta ruganda ruzicuruza namamariza, ariko inzoga nayiza mu kiyobyabwenge. Uretse ko wenda cyo nta muntu ugikurikirana, umuntu anywa inzoga ko abishatse nta ribi, ariko nayiza mu kiyobyabwenge, za kokayine, ziriya z'urumogi n'ibindi byinshi cyane, bya bintu byakugize imbata. Akenshi usanga bituma udaha umwanya abo mu rugo rwawe, abana, umugabo, umugore, ugasanga urugo rwanyu asenyutse. Icyanyuma ni ukudakunda cyangwa kurambirwa.
buriya abantu benshi usanga badakundana, ubundi ugasanga washatse umugore asa neza, wabona atangiye gusaza ukavuga ati uyu ntabwo ari uwanjye, hari utwana duke dutoya tukirimo turaza. Cyangwa ndabakunda cyane, mukore subscribe, hanyuma dukomeze tuzajya twiganirira mu biganiro byacu. Ngiye ndinde perfect.